kuba dukiziranye neza kwa neza. Uvuze ukuri. Kwica inyamaswa iguhiga biraryoha kuruta kwiruka iguhiga. You're smiling. Ibyo bikuriye akana. Hey. Tugene rufate kamwe. Munyanganire. Mfite umwana agomba kujya kureba. Akantu kaba karahanga kwa manzi twaba turimo kunywa. Kitari kawa ntago mbyizeye. Bebe. Actually, umunsi bamubitaga. Tuwatahana kana. All right, let's drink to Ella's smile. Yeah. Okay. Komisiyo imeze neza. Byari byiza ariko icyo kinyarwanda cyawe. Tumwema kandi kuko kwiyunga n'inshuti yanjye ya kera. Nakubwo kwegera inshuti yanjye y'ubu ngubu. Singomba gusinda mfite kugenda. Muramuke inshuti zanjye. Gusa uyu munsi wagenze neza. Ariko dufite kwicara tukareba igikwiye gukurikiraho. Dukeneye akazi, dukeneye amafaranga. Nibyo, come. All right. See you. Urakoze. Ubwo byinshi ukora udakwiye no gukora ariko ukabikora. Thank you. They say you're not really living until you have something or someone that you're willing to die for. For me, that someone is you. Wait. Ntabwo dushobora kubikora. Your husband? My son. I'm sorry. Warisire koko ubwo bareka ngo bagende. Ntibishoboka. Nabaretse ngo bagende nonaha. Batekereze ko bansinze. Igihe bazabatekanye bazi ko nabaretse nzabakurikirana. Ngende mbaca umutwe umwe kuri umwe. Man, ndabyumva pe biragoye. Ariko hashize iminsi ine. Ukeneye kubyuka ukarya ibiryo
ugakomeza ubuzima. Ntabwo wakomeza wikingiranye hano uri kunywa gusa. Ndabizi niba watumiza, ariko niba ibintu ari byo kugutera stress gusa, numva hari wakwisubira muri Kenya uko uri kumwe n'inshuti zawe n'abavandimwe. Perhaps it would help you move on quicker. That's the plan. But you're right. I came here for Ella. Not because I wanted her to be with me or to fall in love with me or to sleep with me. I came here because I care about her. I just wanted to make sure she's fine. That she is happy. But she's not happy yet. But you did your best. Iyo bitaba wowe ubatera courage no kubafasha gutsinda uriya mugore Dede, ugiye kuba nkunga, nta mafaranga afite, nta kintu afite, yari kuba yaratandukanye n'umuryango we. Wakagombye kwishimira ibyo mukora. Dede was a smaller problem. The bigger problem is her husband. That is the real problem. She doesn't even know it yet. But as long as she's living with that man, she will never be in peace. You're right. Ariko ubushize uguheruka kugira icyo ugerageza gukora, ubwira gukubise arakwirukana. Si n'Imana ifasha ushaka gufashwa. Kuri inshuro Tony nta kintu wamufasha. I know. She beat me, but I can still help her. Reduce her pain, reduce her struggle. We need to come up with an idea that can help her get a job or a business. A way to make sure that she has something to eat for herself and her child. To make sure that she can pay her rent. Maybe even go to a few vacations once in a while. I think when I manage to accomplish that, I'll take the first flight to Kenya. Sounds good. Ara kugira ngo bishoboke no kubwa kwemerera. Durashize iminsi ine umuhamagara, umwandikira ataragusubiza na rimwe. Ikigaragara rero ntacyo babasha gukorera cyo. Anyway, dufate breakfast. They say you're not really living until you have something or someone that you're willing to die for. For me, that someone is you. Mutoni. Wa mugore ntago mvige na ire guhamagara. Karame shiri. Karame ibikize. Subiza. Kubera iki nta mafaranga ari mu isakoshi yawe? Usigaho misha? We shiri. Nuko nta mafaranga mfite. Ari nari mfite make n'isigaranye. Niyo nkoresheje n'ibiro bya mu gitondo. Genda urashake rero. Icyaka kiranyishe nkeneye byeri n'itabi. Nako se shiri mu by'ukuri amafaranga ndayakura hehe? Nta kazi mfite. Wa mugore we, reka kumbaza ibibazo by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo. Nakubwiye nkeneye byeri n'itabi. Ushaka ndakare? Oye shiri. Gira vuba rero ugenda nzanira ibyo ngutumye. Reka njye kwiyabaza hariya ku iduka niguriza. Gira vuba se. Uri kumbaza ubusa.
Enjo sheri. Mwana wa. Sheri. Basi reka kurira. Sibyo? Mama akukunda cyane. Mama akwifuriza byiza. Sheri. Gareba hano mubwire. Please. Okay. Sheri. Humura ejo hawe hazamera neza. Sibyo? Mama ari gukora cyane kugira uzamere neza. Uzagira ubuzima bwiza. Sibyo shushu waretse kundakarira koko. Basi mva mubwire. Ndakugurira akapupe. Sibyo sheri? Kapupe na bya bintu byose wansabye. Sibyo shushu? Sibyo bebe? Okay. Reka basi njya kukugurira amata. Kandi ntusigarurira. Ashiri mama akukunda. Basi reka gusigarurira utanera agahinda. Sibyo sheri? Ari biti byiza sheri. Wese ko kunyahereza. ariko n'amafaranga mfite ahagije andi nzayazana ejo. Okay, nta kibazo. None sari byashoboka ko hano nabona akazi. Maze iminsi nta kazi mfite kandi nkeneye amafaranga yo gutunga umwana wanjye. Ntabwo mbizi pe. Bose ntawo hari. Gusa amafaranga ni make cyane. Urabizi yuko nanjye mbana n'umwana wanjye na mama. Nanjye dukorera amafaranga kugira ngo nyasevinge mbashe gufungura restaurant yanjye. Kugira ngo nshake inzu mbane n'umwana wanjye. Shana igitekerezo cyiza. Gusa biransaba ko nk'amezi 18 kugira ngo mbashe kubona amafaranga nkeneye. Ariko njye mfite igitekerezo. Reka nze kubanza kuvugana n'inshuti yanjye. Ndaza kuguhamagara kuri phone mubwira ibindi. Okay, nta kibazo. Ufasha ni. Yakwezi? Yego. Out of everything you said, there's only one thing I'd like to hear. What is that? That I should continue working. No one wants to hear that they should leave the girl they love alone. So. You're right. You are enjoying your time with your sweet, sweet love from childhood, eh? Not really, man. I mean, things did not really go as I planned for them to go. What are you talking about? She have a boyfriend or something? No, man. Let's just talk about business. That's why I called. How is everything? Okay, well, you know, business iri kugenda neza, ndi gukora business udahari nkanayikora neza, ubwo ndi kwibaza icyo mukenereyeho umpa ntacyo nzi. If you continue talking like that, I'm gonna fire you. You can't fire me. I own half of the company. 40% is not half the company, man. I was joking, man. Damn. Yeah, it's okay. Okay, well, gusa business iragenda neza, ariko nanjye nkumbuye Kigali. Nashaka kuza Kigali, urabizi ko nari naguze itike, you know, wari wavuze kuzaza mu masaha 48. Itike naguze isigaranye iminsi 5 yonyine. So, should I cancel it?
No, it's okay. You can come and visit your family, man. I mean, business can survive without you for a couple of days, right? Okay, uko byagenda bwose ubwo tuzabonana muri Kigali, right? Yeah, it's okay, brother. Thank you. Thank you, man. All right. cyuki nzabikana kuri izi gahunda zawe mvira mu nzira tuza cyuki urakeka ko ari Tony uri gukinana nawe njye nagukoma ntabwo nkunda gukora iki cyane okay basi rero wimbwiriza icyo gukora ufite umugore mwiza umugore ukwitaho buri munsi ararwana kugira wowe n'umuhungu wanyu mumere neza ariko wowe uracyafite imbaraga zo kumukubita kandi utekereza ko uri n'umugabo uri agahungu gato nako k'amafuti uretse gato n'agahungu gato kamenya gushimira umuntu wese ugakorera ibintu byose nk'ibyo tonagukorera kigoryi gusa uvuze ukuri ugumye iruhande nagukubita urabizi gukomeza kumubwira kuriya kugira umujinya wose n'ubumbura nyine nutagira icyo ubikoraho gira icyo ubikoraho biriya byose abikora kuko uba wamuretse akabikora wanze kubyamana na Rick kandi uwo mugabo wawe yari arimo ameheta abizi neza kuri hano mu nzu none urahangaha wanze no kumwitaba Rick Frida urabizi ngomba kujya kuri Eric gukomeza kumwiyegereza bizantereka gucunga umugabo wanjye kandi ibyo bizi twabivuyeho na mbere ibi ntabwo mbikora kubera rwose bikora mama wanjye n'umwana wanjye ntabwo wabyumva reka tuvuge bikoze hashize iminsi ine turi gushaka akazi hari inshuti yanjye twavuganye ikora muri resitora yambwiye ko ifite gahunda yo gutangira kwikorera gusa nta mafaranga afite ahagije nari natekereje yuko twafata amafaranga tukongeraho resitora ikaba iyacu uko turi batatu tukajya tugabana inyungu urabyumva ute ni ibintu inshuti yawe basi ufite amafaranga nawe makeya twabwira na make nawe so igitekerezo ni cyiza ariko ni impfabusa come on ubu mu buzima bwacu turimo turarwanirira Tony nitutagira icyo dukora turakomeza tubeho ntacyo tumaze nari natekereje kugurisha ibikoresho bimwe na bimwe munsi wanjye numvaga nawe ariko hano wabigenza tukabona amafaranga hafi ibintu byose biri hano mu nzu ibyo rwose biyiguze agifite amafaranga agifite akazi nta bushobozi mbifite Tony nasonza azarya ira televiziyo hoya azarya se zira bafe ntibishoboka byose uzaba ubikorera we n'umuhungu wanyu icyo nicyo cyari igitekerezo cyanjye nubona igitekerezo cyiza kurushaho uzampamagare ziba ameze ati Frida nta kibazo afite nta na gahunda afite usibye ko akiri mu rugo no gushaka akazi nta kindi rimwe na rimwe barwara na Tony ariko nta kintu gihambaye bari gukora. Ningo Yes ma'am. vipi za Tony Nta kintu pe.
iminsi yose turamukurikirana aho agenda hose ariko wapi ari gushaka akazi. ntidushobora kubizera bariya bakobwa bafite ubwenge bwinshi wenda niwo mupango bafite tu gusa nkeneye Frida hano urabizi ko akora akazi kubarusha mwese. ni ukubera ari umukobwa. Ziba Paul ndashaka kuvugana na Frida mubeshye kuri mu ruhande rwe mugire inshuti mubwiye ko ushobora kumubara akagaruka ku kazi kandi mubaze nimba nta gahunda bafite ku bwanjye urumva. Yes ma. abandi mukomeze akazi nk'ibisanzwe. I made her a promise. What? I promised her that I was going to be her friend forever. And then I left her just like that. And stop it with these blame games already. How can I? I took my time to think about it and through the pain, suffering, the struggle, the hassle, the disappointment. She's jobless. She has a single mother. She has a child. Most of all, she has a good-for-nothing husband. Rick, look for war with that man again, and you'll only make things worse. That's not what I'm going to do. Ndakumbuye papa. Ndakumbuye cyane cyane cyane. Mama ndakumbuye cyane. Nzaza kugusura po. Nzaza kuba sheri. Kanza kumpamagara gatoya sibyo? Mama yaraje yego.